Bakunzi b'ikiganiro Ntayorwa turabaramukije tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Mu kiganiro cy'uyu munsi tukaba tugiye kubaganiriza ku masununu aza ku ruhu rw'umuntu ugasanga ni umukara, ni utuntu tw'umukara tugiye duhari, hakaba igihe ari amasununu umuntu ashobora gufataho, hakaba n'utundi dutoya rwose tuba dufatanye n'umubiri. Ibi bintu bikabangamira abantu cyane, hakaba abavuga yuko bitatuma bagaragara neza. Umuntu akibaza impamvu yabyo, akibaza kandi n'uburyo ashobora kudukuraho. Muri kino kiganiro rero ndagusobanurira impamvu tuza ku mubiri w'umuntu, aho duturuka, ikidutera, noneho n'uburyo wabyirinda. Ariko nanone nkugezeho namwe mu mabanga abantu bakoresha bikiza tuno tuntu dushobora kubangamira umuntu mu rwego rwo kugaragara neza. Hari n'igihe abantu bamwe bavuga ko dushobora kuba tubarya. Ukurikire rero kino kiganiro kugera kirangiye, wumve nyine ibya tuno dusununu tubangamira abantu benshi. Ubundi rero tuno tuntu tw'udusununu batwita skin tags. Hari amagambo menshi bakoresha bavuga tuno tuntu. Hari skin tags nko mu abakoresha ururimi rw'icyongereza, hari ababyita dermatosis papillosa nigra, hari abakoresha ururimi rw'igifaransa bakabyitwa papillome cyangwa se acrocodo, hari ababyita acanthosis nigricans. Ibyo byose ni amazina atandukanye bashaka kuvuga tuno tuntu nyine tw'udusununu. Turaza rero tukajya mu maso, akenshi tujya mu maso nko munsi y'amaso cyangwa se mu gahanga, ku matama se, ubundi tukaba twagaragara mu ijosi cyangwa se mu kwaha cyangwa se n'ibindi bice by'umubiri w'umuntu, birimo cyane cyane aho umuntu ahinira, hahandi igice kimwe gishobora kugenda gikora ku kindi. Tuvuge wenda nko ku maboko aho umuntu ahinira, iyo uhinnye rero hari ukuntu uruhu rumwe rwo ku kaboko kamwe, ku gice cy'akaboko rugenda rukora ku gice cy'akandi cy'ako kaboko, noneho aho biza gukoraniraho ugasanga haje nyine utwo tuntu tw'umukara tw'udusununu nyine bita udusununu. Ushobora no gusanga bakoresha n'irindi jambo rya blackheads. Aterwa n'iki rero? Hari impamvu nyinshi zitandukanye zishobora gutera tuno tuntu tw'udusununu. Impamvu ya mbere ni iya heredite, aho umubyeyi waturwaye ashobora kugenda duhererekanya n'abana bamuturutseho, biturutse kuri gene, biturutse ku miterere y'amaraso ye. Ikindi rero ni uko umuntu yaba ageze mu gihe cyo kwitondera cya prediyabete, aho afite insuline resistance cyangwa resistance, ni kwa kundi isukari iba itangiye kuba nyinshi mu mubiri. Iki gice mu kiganiro twakoze cya diyabete twabonye yuko ari igihe umuntu agomba kwitondera, akagabanya isukari, agafata ingamba, kuko ashobora kuba agiye kurwara diyabete. Insuline resistance rero nayo iri mu bintu bitera tuno tuntu tw'udusununu, ugasanga twuzuye mu bice bitandukanye by'umubiri w'umuntu. Hari imirasire y'izuba nayo ishobora kubitera. Nanone ugasanga abantu bafite obesite, abantu bafite ibiro birenze urugero, nabo bashobora kurwara tuno tuntu
bijyanye nyine ya insuline resistance na diyabete n'igihe cya prediyabete. Hari amavuta atuzuza ubuziranenge abantu bagenda bakoresha ashobora kwangiza uruhu, nayo ashobora gutera tuno tuntu tw'udusununu. Noneho no kudakoresha amavuta arinda uruhu bita sun cream cyangwa se creme solaire ku bantu b'abirabura, akenshi nyine tuno tuntu twibasa. Imiti bagenda bakoresha, yaba imiti ijyanye no kwita ku ruhu cyangwa n'iyindi miti ishobora gutera tuno tuntu. Hari no kubura vitamine zimwe na zimwe zirimo nka vitamine C, ibiryo bikennye kuri vitamine C nabyo bishobora gutera amasununu. Hari n'ibindi rero bibazo birimo kudasinzira bihagije, hari za stress abantu bagenda bagira, burya iyo umuntu afite stress ugasanga n'uruhu ntabwo rumeze neza. Hari n'imisemburo igenda igaragara, cyane cyane nk'umusemburo wigaragaza abantu batwite, mu gihe cyo gutwita ari amezi 9 cyangwa nyuma yaho gato, ugasanga umuntu yarwaye utuntu tw'udusununu atarasanganywe, ariko hakaba igihe dukira umuntu amaze kuva ku kiriri, ariko hari n'igihe tuhaguma. Ubu rero natwo dushobora gutwita ku bagore, bishobora kuba impamvu yo kurwara amasununu. Imirire rero muri rusange urumva yuko ari ikintu gishobora kugira uruhare muri bino bintu by'amasununu. Imirire umuntu aba agomba kuyitaho, akibanda cyane ku mirire itarimo bimwe byongerwamo kugira ngo birinde gusaza ibiryo bimwe na bimwe no kwangirika. Ibi ni ibiryo bikorewe mu nganda, umuntu akitwararika akabigabanya. Ibi ni ibiryo nanone bikize cyane ku mata. Abaganga benshi hari abavuga yuko amata ari ay'inka nyine, usanga iyo umuntu ayanyweye ashobora kugira ibibazo bitandukanye, kuko ubundi yagenewe inyana. Iyo umuntu rero ayanyweye hari abahakura ibibazo bitandukanye, nubwo abaganga usanga hari abanyuranya amagambo, bamwe bakavuga ngo ni meza, abandi bati ni ukwitwararika. Hari fructose, ni isukari iba mu mbuto cyane. Imbuto ni nziza ariko nanone kudakabya. Hari amasukari, hari imbuto, utubuto dutoya natwo batwita nyirabayazana wa tuno tuntu. Hari utubuto dutoya tugenda dukoreshwa mu migati cyangwa se mu biryo bitandukanye. Hari ibiryo bikorewe mu nganda, ibi nabyo byatunze agatoki ko atari byiza, kuko byongerwamo amasukari menshi n'umunyu mwinshi.
Hari ubundi buryo bwo gukoresha bicarbonate de soude ivanze na ayi na huile de raisin. Urumva ko bicarbonate ikunda kuzamo, bicarbonate ni cya gikukuru giseye, urumva ko ikunda kugaruka mu miti bagiye bavuga. Na tungurusumu ushobora kuyivanga n'indimu cyangwa se na kafe, nabyo ukabyisiga ugategereza umwanya ukabyoga, ariko ukazajya ubikora mu minsi ikurikiranye kuzageza igihe ubona umusaruro wabyo. Abandi rero hari abakoresha buji bakayishongesha bakavanga na ayi, ukareka igahora, noneho ukabyisiga ukaza kubikuraho, ariko ukitonda nyine kugira ngo utiyotsa. Ikindi cyo gukoresha ni umutobe w'indimu, ushobora none kuvanga igishishwa cy'umuneke, ayi, tirimerike na olive oil n'amata. Ibyo byose ni ibintu abantu bagenda bavuga nagiye nkusanya. Ubundi buryo wakoresha rero ni ugukoresha uruvange rwa bicarbonate na huile de raisin na dentifrice y'umweru, ukabikoresha ukabivanga ukabishyira ku ruhu rwawe, hahandi hari twa tuntu tw'udusununu, ukareba yuko bigufasha, noneho ukabikora inshuro zikurikiranye, ukareba yuko bikiza ikibazo waba ufite. Hari icyo kwitondera rero, abantu bafite uruhu ruri sensible rukunda kugira ibibazo, ntabwo ari byiza gukoresha ino miti abantu baba bavuze ya gakondo, buri wese akubwira umuti undi akakubwira umuti, kuko ushobora kwitera ibindi bibazo. Tuvuge nk'urugero, hari umuntu ushobora gushyira indimu ku ruhu rwe ugasanga ahubwo yiteye ibindi bibazo, uruhu rukaba irritate, rukagira ibindi bibazo. Cyangwa se ayi nayo kuyishyira ku ruhu umwanya, ushobora gusanga ahubwo witwitse, washaka gukuraho isununu waba ufite, ahubwo ukitera n'ikindi kibara cy'uruhu. Ikindi nanone kandi, nubishyiraho rimwe ntabwo wahita uvuga ngo wa muti ntabwo ukora, bisaba nyine kubikora nko mu gihe cy'icyumweru, ukareba ko bitanga umusaruro. Hari ikindi cyo kwitonderwa ngiye gusubiramo, iyo ubona ko isununu ryawe rikura buri munsi, rigakura cyangwa se rikakubabaza, wakoraho ukumva urababaye, cyangwa se ukabona rivuyemo igisebe, wakoraho ukumva nyine ni igisebe, uba ugomba kujya kwa muganga. Nta ubundi isununu ni akantu umuntu abana, nta hantu umuntu aba ababara ntaki, ariko iyo hajemo ibintu byo kubabara, hajemo se amashyira, hajemo se wakoraho ukumva nyine karabyimbyemo imbere, uba ugomba kujya kwa muganga, kuko bishobora kuba ari ikimenyetso cy'ikindi kibazo cy'ubuzima waba ufite. Ubundi wibuke ko nyine nk'uko bavuga mu Kinyarwanda ngo aho kwica gitera wakwica ikibimutera. Ni ngombwa kumenya nyine impamvu urwara utwo tuntu, byaba ngombwa ukipimisha ukareba ko nta kindi kibazo cy'ubuzima nyine waba ufite. Kwivura udusununu ni byiza, ariko ni na ngombwa kureba ikidutera, kuko kuvura utwo dusununu turi hejuru y'uruhu, munsi mo imbere mu mubiri, niba harimo ikindi kibazo nunadukata cyangwa nitunavuka tuzongera tugaruke niba cya kibazo kigikomeye. Ni ngombwa rero gufata ingamba
kugira nyine ngo cya kibazo ukirandurane n'imizi, bityo n'uruhu ruzakomeze kumererwa neza.